ntabwo ugiye utaransubiza nagusubije ahubwo ntibanyuzwe n'igisubizo uri muri akataza mama kona ni hirya no hino nakubajije ngo Aston Villa Chelsea Arsenal nirengagije Manchester City na Liverpool ziri ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri karite ubwiza bwa Ruben Amorim muri Sporting de Lisbonne tubureke kuko biratweka ko n'umutoza mwiza ariko ubwiza bugomba guhura na karite asanze muri ekipe kuki ataziremase izo karite ziramwemerera guhangana n'izo ekipe atazihanantura kinjira areka ashobora kurema izo karite cyangwa icyo abo ahasanze baburaga kugira ngo izo karite zabo zibe zuzuye akakibaha muri bwa bwiza bwe that's a coach mutoza n'uwo nguwo ushobora kwibwira ko United dafite karite ahubwo ari uko za Rashford zasubiye inyuma Rashford uzi sibyo uyu munsi ukabamugize umuntu usanzwe ariko Ruben Amorim akamukora akazi Rashford ukabonamo ko abaye umukinnyi mwiza nicyo kintu ategerejweho icyo Mourinho atamukozemo icyo Van Gaal nako none se Rashford ntarigera umukinnyi mwiza nyine kuko iyo karite Rashford ntarigera umukinnyi mwiza ugiye kurondora abatoza bose ngo icyo runaka atamukoze Rashford wa Mourinho uramwibuka watene habesezo ya mbere oreho bose rega wone batsinze 12 umuntu usa nkaho kuri Rashford agize amanota make ku mutoza ni uyunguyu kandi sezo ya nibwo mubonye nabi cyane rwose nibwo mubonye 12 ngo yabitsinze ku bwawe yarabitsinze nyine yarabitsindaga icyo gihe mu kinyi mwiza no gatene haga kuri sezo ya mbere uko uribuka avuye mu gikombe cy'isi uko yarameze ahubwo nyine kuki none uwo mukinyi tuvuga gutyo twabonye agiye ko akiri muri ya equipe yagiye wa mukinyi ibitego 18 yagiye bagarure ku rwego yagiye none sibyo n'ibisi bikorwa n'umutoza rimwe na rimwe nese aramutse abikoze nta nubwo rimwe na rimwe tushe mutoza ku mukinyi byanze bikunziragara cyane kimwe nuko ashobora kuza ugasanga nyine wa mugani yaragubanye agatabato genda hari abandi hano gamahirwa n'abakinyi utazi bakaza bagakora akazi twege dushaka kureba ni kimwe gusa impinduka zari ngombwa nicyo kandi umupira w'amaguru ntabwo none se Ruben Amorim arayigabanye utekereza ko ayigabanye ntabwo ayigabanya hawo umwanya igihe cye kirageze utekereza ko bitabaze se bavuga ngo Ruben Amorim nabyo kuranya batangitekereza indise abatoza baruzuye isi erega bose babangaja ari beza bakabirukana babaye babi niyo mpamvu babiri ngo biba byabananiye none se cyo nivugira ya ugeza ko muza ku kintu cya identity DNA ya equipe nka Manchester United ni araza kubaka equipe ishingiye kuki mu bijyanye n'imikino biraza kumufata igihe kingana iki kugira ngo adaptation y'ibyo ashaka n'abakinnyi hasanze babyumve ese araza gutanga amahirwe angana iki mu bazamuka batoya araza gushaka ibisubizo bingana iki ku isoko cyariko bavuze ko we yifuza ko ibijyanye n'isoko yazarirema mu kwezi kwa karindwi muri sama kabati ndagerageza abahari bajonjore urema abahari abandi nzashaka ibisubizo muri sama so ariko uyu munsi nifuza nimero 3 mwiza cyane akeneye ntari bumubone bitewe n'ahari niba ashaka uri muri biragoye ko wabona umukinnyi mwiza mu kwezi kwa mbere twese turabizi keretse umukinnyi equipe idakeneye cyane ni kimwe mu bintu biragora nawe ubwe bamubaza kuri rutayizamu Victor Yokeresh yaravuze ati nta mukinnyi umwe nzakura muri Sporting mu kwezi kwa mbere bishobora kuba biri no mu masezerano Victor Yokeresh nawe aravuga ati nanjye ntabwo nzamuvinga mu kwezi kwa mbere nzategeza sezerangire nirangira wenda sinzi bizaba icyo gihe nshobora kuba nagenda ariko abo hasanze rega nabo impamvu birukanye wananiwe kubatsindisha nuko babona bafite ubwo bushobozi bwo kuba batsinda ari nayo mpamvu excuse yatanze yuko atabagize umwaka ushize yumviswe kuko ntibari bahari woro habasanze uyu munsi kare nibwo nari ndeba bavuga ko Nuseri Mazarawi niwe mukinnyi umaze gutsinda amadueli menshi yo hejuru ni nawe mukinnyi umaze gukora amatakire menshi muri Premier League muri ino season iyo ni karite nziza ifa kumutoza ibyaza umusaruro mu buryo bwe ariko si bya karite murabishidikanyaho sibyo ya karite zirari no kwango asanze mu badefenseri nibyo niba utakunze Magwayi ukabutakunze Evans na Lindelof hari undi wakirutse imvune Denior mushinga bayenze ndetse ari no mu mazina bamuhaye numero 2 si hari n'indi uyu munsi ni atazengereza abantu wamuhaye nkare yarukareba abakinnyi bo ngewe ndamusabira ngo ubuzima bwabo bumukundire aba bafite bose abafite nabivuze noneho we yikorere selection ashingiye ku bakinnyi benshi beza bahari uyu munsi n'abafite Marasiya akaba afite Ruksho akaba afite Amas agahitamo gukoresha imyaka 15 nuko nyine ari wabona kare yo karite yashinze ntabwo excuse iribuze kubaka imvune ari cyo cy'imvune so mbona ko uretse ko na Man United mu bintu nyine igira nzi neza ko umutoza iyo yinjiye muri sezo hagati abakinnyi barakora ni usanga ari kitaro rusange ku makipe ikibazo kibiyo sezo kitangiye niho bigoranira cyane akira gukomera kwayo arega ari ikindi kintu gihari we uyu mwaka nakore bya bindi badarasoza ya 12 uyu mwaka nakore ku buryo biza korohera equipe ya Manchester United n'ababosi bayo batangire kwisanga ryazina bakiriye ko ritangiye nyine Manchester itangire function nyine nka Manchester
ayikure mu buryo kubarizwa muri Europa League, ayikure mu buryo kubarizwa muri shampiyona kuri table ku mwanya wa 8. Ibyo ngibyo nibivaho wenda niyo zo karite natwe tuzaturanga tubireba tubona ko byanze. Ariko nyuze kuba ko Magwa yabaye umukinnyi muri ko nzaho yigeze ko umukinnyi mwiza jana turi Manchester muguru Casemiro de same. Hari n'abandi bakinnyi bose bari ndumva muri Benfica abakinnyi beza. Rero ikintu gihari aho hagati ntahasanze karite zirimo Casemiro na karite barakoranye barabanye ni bamwe exposure ashaka kubashima muri abo ngabo amukoresha. Kobe Meno arakirutse imvune yarari mu myitozo y'ejo. Mason Mount yarayirimo. Bruno Fernandes arahari na Christian Eriksen siba birakoresha akuremo amugereke ku wundi muri abo ngabo yigira imbere. Amad yaratwaye arimo na improving ngoma yaratwaye filosofi ya Ten Hag na Benjamin na Fernando Duvansore barabanye neza. Uwitwaga Garnacho arahari Marcos Rashford arahari nakuremo babiri bakina inyuma yarazi muso w'Irani sabo ngabo. Hari kandi kantu koroshye reka tuvuge ko nako karite z'abantu wenda no kugushuka aho ngaho burya kibi kubitwa kubera karite iragaragara. Ari je Guardiola kwitwa ko umukinnyi yamubeshye ukaba umukinnyi arakuza abashaka Fernandinho byanze ukana ko igisubizo kiri ku isoko ariko ibindi wenda byaba burya kibe ifite ikibazo cy'umukinnyi cyangwa cy'abakinnyi. Hari igihe bigaragara nyamara ko umutoza mu kugeza kuri ibintu bye. Mbese na match ikipe iratakaza match ukavuga ati nuko byagenda nyewe na physionomie y'umukino ariko ubundi uyu mutoza yarapanze sawa sawa. Uyu mutoza Ten Hag yagiye we byari bitangiye gusa nkaho byicanze utamenya ikipe yakwitubona nono byose bikuri mu kintu cyo kuvuga ngo nta bushobozi. Oya yari yamunaniye ubushobozi bwose be management yo hanze kibuga ibi yo mu kibuga ibi yarayina wari usigaye gukora mu kintu cyo ngo nta bushobozi bwa Ten Hag ariko uyu nguyu naze yereka expose abakinnyi ko nta karite ko bafite noneho izo bafite agerageze kuzimaximiza nyine azikure mu musaruro ushoboka wazo ku kigero cyanyuma mu mpeshyi kavukira muri bank. Muraza kubona United isa nkaho ari iki muri izi match muramuha amanota ngahe muri izi match 10 zibanza aracyari kare katurebe ko bijyana ku muntu utaranatoza na match ni imwe use wagendera kuki nta kintu twabonye icyo kibazo uzakitubaze match ya Arsenal twamaze kureba uko ahagarara uko apanga tumenye niba nayo manota yakwiye ubu se tuyamuhaye yapanga nabwo akakijya kuwa gatanu habasha kutugushamo nawe tugushamo tubabarire ahubwo ikintu gihari koza ntarapa uyaza ko ari nka Rudi twari kuvuga tuti Rudi kuntu tumubonye ari imikino ingahe ariko none ubwo tumuntu aracyari mu kiniki se nashingiye ku mukino kinga City afasika ikindi na City ari kumwe na Man United bambaraga imituguze egora uki mumeze gutya ariko ubonye Ten Hag ko ejo imyitozo yarayitangiye muri na Ten Hag agaruka Manchester nga restaurant akunda kujya kwiryamo oya ngo yari yavanura ibintu byo ngo yari yarasize mu nzu gashaka kwitanga rebe yavuga atari gucya cunze imyitozo ya mbere yabaye akabiri bugaruka Ten Hag nawe ko inzu Ten Hag yararimo ntibayamuri ashaka gusanga amataburo akagendera ku byo yasize yanditse ugasanga biramugarira biragoranye buriya yarandikaga Ten Hag ari mu bantu bandikaramu yaranditse ariko yagiraga akantu sombe cyo kuganira sirika karinzira karenga ni buhanga ariko karaga kote sakamani yajyanyira nako yiguriye nagakweto somo wali dasi nawe sakona dasi yakajyana aho ntacyo yakoze kuki mwibagirwa vuba se tuvuge ko akajyana no yaba akajyana se ntacyo yakoze intambara ya Beri na Fuad kuri Ten Hag yari ingeze ngango basohora iyo baruwa bagifite bagikigati barayisohoye se ubuze ntiyaragifite oya nyine icyo mbaza barayisohoye erega bino bintu butekereza babwiwe n'iki se ntiyababwiye ngo mureke ati kuri match yedo yavuze ati mwe mutegereze at the end of the season icyo nzabika buri tutubaka ntiyabivuze Ten Hag yabivuze ryari se yarabivuze ngo judge me at the end of the season none se season yararangiye ngo mu judging yari kurangira gitero yagifite mu no bamwiruka icyo aricyo cyose yarabirimo byose byose yaberekaga ubundi byabaga ari bya champion ameje ihorera munyurwa manoma muzi guseka gusa